ngo iyi nzoka igomba kuba ariyo nzoka yica kubi muzabayeho. Kurikira neza tujyane. Ngo mbese ubundi waba uheruka kumva iby'umukire wari utunze cyangwa se utunze ubu bwoko bw'iyi nzoka bwa nyuma busigaye ku isi? Bivuga ko iyi ari inzoka ishobora gupima metero 20 mu burebure cyangwa se uburebure. Ngo abantu benshi bizeraga ko iyi nzoka yaba yarazimye ikava ku isi, kugeza ubwo amagambo yatangiye gucacana avuga ko umukire Kelsey Warren yaba atunze iyi nzoka mu za nyuma zayo zari zisigaye ku isi. Ayiha iki? Ayigaburira iki? Ni umukire Kelsey Warren. Itegereze urebe. Uyu mugabo byatangiye ariho byishyiriye ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se X y'uyu munsi. Ibyo bibaye nibwo inzego z'umutekano zirimo FBI muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye kugenzura iwe aho yari atuye. Ni abakire baduhisha ibiki? Ibintu babonye ntabwo wabyizera. Ni FBI, inzego z'umutekano. Inzu y'uyu mukire yari ahantu hegereye ishyamba. Inzu yari nini kandi mu bugari yari nini pe. Byabatwaye amasaha atari make bagenzura kugeza ubwo babonye akugi kari ahantu hasa n'ahashaje. Ibintu babonyemo hano nta n'umwe uzabyibagirwa nawe uri kubyumva urimo. Iyi nzoka reka nyiguheho amakuru. Titanoboa hani ryo zina inzoka yitwa. Abahanga uyu munsi baracyatangara. Ni inzoka yabashaga kuba yakura igapima ibiro 730 kugeza ku biro 1135, toni 1,300. Yabashaga kuba yakura ikaba ndende ku kigero cya metero 14.3 cyangwa se kurenza. Wigeze utekereza ibintu biteye ubwoba? Itonde gato, ntabwo ubundi urabona. Ni inzoka yabashaga kuba yareshya na bisi mu burebure. Bisi iyi ngiyi itwara abanyeshuri kandi igapima uburemere bw'imodoka cyangwa se nk'ubw'imodoka ntoya. Reka dufate nk'ivugatiri ahagana mu myaka miliyoni 60 ishize muri Parisienne Epoche. Uyu munsi ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Colombia. Niho iyi nzoka yabaga. Hari mu gihe isi yari imaze kurokoka ikiza kamere cyazimije cyangwa se cyatumye ibinyabuzima byinshi by'ihangange byabayeho nka dinosoro biva ku isi. Ikimenyetso cya mbere cy'inzoka cyagaragaye mu bisigaratongo mu binombe bikurwamo amavuta bya Carillon. Imbavu, uruti rw'umugongo, amenyo ndetse n'amagufwa yari agize umutwe w'inzoka babisanze aha hantu. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. Bivuga ko ari inzoka yaryaga byose, gusa bakizera ko yabaga ari inzoka irenze ihiga izindi nyamaswa. Gusa ubushakashatsi bwinshi buvuga ko yaryaga amafi. Bavuga ko cyangwa se bizera ko yaryaga amafi nk'ifunguro ry'ibanze. Yari inzoka y'impigi ihambaye mu bihe byayo. Muri Parisienne cyangwa se Parisienne aho yabaga habaga ikirere gishyushye, ibintu byatumaga inyamaswa nk'iyi yabaho igakura kuruta uko inzoka z'uyu munsi zikura. Ubushyuhe bwabaga ari bwinshi kandi imvura yabaga ihagije, hafi kuvuga ko yabaga ari iy'umurengera. Inzoka nk'iyi ahantu nk'aha ngaha habaga ari nka paradizo. Titanoboa cyangwa se Titanoboa ni inzoka. Jya ukurikira Telemontagne Rwanda umenye byinshi ku bibera mu isi cyangwa se mu bibera mu isi. Kuri Telemontagne Rwanda ni ikibazo benshi bibaza uyu munsi. Haba hari ibindi biremwa bidasanzwe abantu bataramenya ibyabyo byabayeho cyangwa se biriho. Ntujya kuri ya Telemontagne Rwanda. Uri kuri Telemontagne Rwanda niko twitwa. Hano wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho neza muri iyi si, tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Ntibagirwe kureba ahagana munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe aho ukahakanda. Iyo hakanze bigufasha kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Nitwa Samuel Mugisha, naho gutaha ntujye kure ya Telemontagne Rwanda.